saha dusabiye umwigisha wacu kugira ngo wururuke mube hafi, umugirire neza, umushyigikire, ube mu ruhande rwe. Ni ukuri ducyashye Satani n'abadayimoni, ducyashye imbaraga zose z'umwijima, ibidafite agaciro byose turabihungabanije, duhaye agaciro ijambo ryawe. Reka afashwe nawe kandi umwuka w'Imana amusobanurire, kandi natwe dufashwe n'ijambo ry'Imana rigiye gutambuka. Urakoze ko uradushyigikira kandi nawe ukamufasha, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze. Amen. Abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Mwabyumvise namwe? Intama zazishyira hehe? Ihene nazo zishyire hehe? Aha ngaho niho turi buganira, ariko reka nyasome yose. Intama zazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, ari jyewe mwabikoreye. Azabwira abari ibumoso bwe ati, nimuve aho ndi. Abari ibumoso ni bande? Ihene. Nimuve aho ndi mwabivumemo, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimumpe icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi nari no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, twakubonye ryari se ushonje, cyangwa ufite inzara, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye, abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Imana ihimbazwe cyane. Yesu ashimwe. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo. Yesu yagiye akunda yigishirije mu migani. Bigishirizaga mu migani cyane. Hari impamvu nyinshi zatumaga Yesu yigishiriza mu migani. Impamvu Yesu yigishirizaga mu migani, mu mpamvu zigeze kuri 5, ariko imwe
ni uko umugani ari uba ukubiyemo ikintu. Umugani ukubiyemo inyigisho ntabwo umuntu awibagirwa. Umuntu nubwo yaba, kubera ko Yesu yigisha, muri kiriya gihe yigishaga, abantu benshi ntibari barize gusoma no kwandika, amashuri yari make cyane. Yesu rero kuko yari umuhanga, akareba uburyo ari bubigisha ibintu bikomeye, akabona ntibari bubishobore. Kuko na Yesu nk'ibi aba banditsi banditse ubutumwa bwiza bwa Yesu babwanditse nyuma. Ntabwo Yesu yavugaga speech ngo bandike, kandi nawe izo yavugaga ntizabaga zanditse. Hanyuma kubera ko abantu babaga benshi ari illettré, batazi gusoma no kwandika, akabigishiriza mu migani. Rero burya umugani nta muntu wibagirwa. Uzarebe niyo uciriye umwana umugani nta wibagirwa. Uzamubwira ukuntu Bakame yarwanye na Bihehe, ukavuga, ariko hari icyo ushaka kumubwira akawufata, ntashobora kuwibagirwa. Noneho rero kubera ko abantu batari bariza bacira umugani, rero n'uyu nguyu ni umugani. Arabwira ngo ubwo umwami azaza, ngo azarobanura abantu nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Tugiye kuganira rero kuri izi hene. Ese ubundi ngo abantu hari uko basoma ijambo ry'Imana bakagira ngo hari kuri uwo munsi ni ukuzafata za hene nka zimwe mworoye hariya akazishyira hariya. Ntabwo ari ihene za zindi zimwe bazirika, zimwe zitwa imbuzi. Oya, ntabwo ari ziriya. Ntabwo ari intama ziriya, oya, ziriya bajya kubaga. Oya, ni abantu. Yari umugani, ni abantu. Ubu rero wicaye wahasoma ugatambuka ngo ihene zizajya ibumoso, ukumva wowe nturimo. Ngo intama ngo nazo zijya iburyo, ukumva ibyo ntibikureba, ukumva ni intama n'ihene. Ntabwo ariko bimeze, ni abantu. Ngiye kubabwira rero ibintu 7 biranga ihene kandi intama itagira. Kandi ibyo bintu 7 biri kuri ziriya hene ziri hanze, ziriya mutunze, ariko nawe wabizana mu buryo bw'umwuka nawe ukabura bifite. Icyambere, ndi kwihuta kubera akazi kari bukorwa uyu munsi kenshi. Icyambere kiranga ihene, intama itagira. Ihene ikomoka mu muryango witwa Caprin. Intama burya nazo zikomoka mu muryango witwa Bovin. Uwo muryango ihene ikomoka mu witwa Caprin nturisha ibintu byo hasi. Ihene iteka ushobora kwishyira mu rugo cyangwa ukayizirika ahantu, ibyatsi byo hasi ntibirye, ahubwo igahagarara ku maguru ikarya ibyahehe irisha ibyo hejuru. Mwarayibonye? N'umuryango wazo ni kumera, ihora yisimbukuruza. Dore bimeze gutya, ibyo hasi ikabiribata ikurira. Ni umuryango wazo, niko zikoze. Ushaka korora ihene ntayishyirira ibyatsi hasi, abishyira hariya hejuru. Ese ibyo bivuga iki? Bivuga iki? Bisobanura umuntu utanyurwa. Ibya hano bikwegere ubuzima urimo, ukumva wifuza bwa bundi udafite. Abantu batanyurwa turabafite. Nagira ngo mubwire message yawe, niba utanyuzwe n'ubuzima, ubu mu ijuru ku munsi w'urubanza kandi ruratwegereye, bari bagushyize mu cyiciro cy'ihene. Mukristo yaravuze aravuga ngo genda umukristo uko ndi kose.
ndi umukristo, icyiciro ndimo cyose ndi umukristo, unyurwe n'ubuzima urimo. Bibiliya tubwira muri Yobu igice cya 21 ngo twinjira mu isi ntacyo twazanye, kandi nitujya no kwasohoka ntacyo tuzasohoka. Nyurwa n'ubuzima ufite. Abantu barara bahagaze, ingozi ukabona bicaye gutya, bagera mu rugo bakarara bahagaze, umuntu ngo ari kwifuza ubuzima. Nta muntu ubaho nk'undi. Umuntu wese Imana yamugeneye ko agomba kubaho. Nyurwa n'ibyo ufite. Niba utanyuzwe nabyo wamaze kujya mu cyiciro cy'ihene. Icya kabiri, ihene igira ubwoya bw'ihene ni umurimbo gusa, naho ubw'intama buva mu myenda. Ubwoya bw'ihene ni nk'ubw'imbwa. Ubwoya bw'imbwa ntacyo wabumaza, ni umurimbo gusa. Ariko uzarebe iyi myenda myinshi twambaye iva mu bwoya bw'intama. Uyitunze agira igihe akajya gukemura ubwoya bwayo akabujyana mu ruganda bukavamo imyenda tukambara. Iyi intama. Nawe ihene ubwoya bwayo nubwo kwibona ni akabiri kayo katagize icyo kavuze, ni akayo katuma yibona gusa. Bibiliya bisobanura umukristo witwa umukristo ariko utagize icyo amariye abandi. Ubukristo bwawe mumariye iki abandi? Kuba wowe uri umukristo uzahanura umukristo bimariye iki igihugu? Kuba uri umukristo bimariye iki umugabo wawe? Kuba uri umukristo bimariye iki abana bawe? Kuba uri umukristo bimariye iki umuturanyi? Kuba uri umukristo bimariye iki umugore wawe? Urahagarara hano ngo ndi umukristo, bimaze iki se? Bikumariye iki? Bimariye iki igihugu? Insengero ziriho zirafungwa, kandi zirafungwa Imana ireba bakazifunga. Hari i Kigali zashize, sinzi ni hano niba zifunze. Kuki Imana ibirebera ikabyihorera? Nuko abazirimo bitwaga abakristo ariko nta buzima bw'ubukristo bagira. Iyo Imana iza kubona hari inyungu yazihagarara, inanira kuzihagararaho. Ariko nukuza abantu bari mu kimbegeshi ngo n'abakristo kumunwa. Izo ni ihene. Ni ihene. Ubukristo butagize icyo bumaze. Cisha amaso, hindura, tekereza, uvuge ngo ubukristo bwa kwitwa umukristo bimariye iki abana? Bimariye iki umuturanyi? Bimariye iki umugore wanjye? Bimariye iki umugabo wanjye? Bimariye iki abo tubana? Bimariye iki abo ducuruzanya? Kwitwa umukristo bimaze iki? Ahubwo izina rya Yesu twitirirwa riratukwa kubera mwebwe. Uyu munsi wibaruze, wikuze mu cyiciro cy'ihene. Naho ubundi Imana ntinegurizwa izuru. Abagalatiya 6:7 ntinegurizwa izuru. Yewe ayo mu Rwanda dore ko bayatunga, abafite amarema, abafite abwatara, ndagira ngo ntabyo wagenda ngo ugaragarize Imana, dore keretse gukora ibyikubwiye. Cya gatatu kiranga ihene. Cya gatatu kiranga ihene. Ihene y'inyagazi. Igira amahembe, ariko iyi ntama y'inyagazi ntigira amahembe.
amahembe ku ntama agenewe ruhaya, isekurume. Ariko ihene uzi ko mwari mwabona intama y'inyagazi igira amahembe? Warayibonye? Hanini irahaba. Ariko ihene imara kuvuka ukabona amahembe ngwe ukabona yaje. Biriya bisobanura umukristo ugira amahane. Ntawe ukuvuga, ntawakwiyoberaho. Ayiwe, ntawakwiyoberaho. Nuguvuye mu rusengero arareba akagutinya, hajira amahane. Ntiwakora ku kantu ke, ntiwakora ku mwenda we, ntiwakora ku isahane ye, ntiwakora ku mwuko we, ntiwakora ku kimamiyo cye, ntiwakora ku mbehe ye, ntiwakora ku biryo bye, ntiwakora ku gitambaro cye, ntiwakora ku nkweto ze, ubikozeho yakuma. Ntiwabikoraho. Urumva rero ibyo aribyo byose nawe ufite uduhembe, nubwo twaba ari na dutoya, niba gushyira mu ihene ntuzasakuza. Nujya mu ihene, Imana yacu nicyo urwakibera, Imana yacu ntibeshya. Ibyo ivuze irabikora, izakugororera bikwiriye n'ibyawe. Uyu munsi wahindura. Uyu munsi turi mu mwaka wa 2024. Hari abantu benshi bapfuye umwaka ushize, hari abahitanywe na covid. Ubu ngubu message yirirwa iriho ngo no muri covid Imana yaraturinze, ngo twabonye ibyo kurya. Hanyuma ikurinze ukora iki? Ngo muri jenoside ngo yaraturinze, ngo hanyuma ikurinze ukora iki? Wakoze iki? Wari uzi neza yuko kuba ufite akazi uturanye n'utakagira? Mwese ntimwavukiye amezi 9. Kuba ufite udufaranga hariya undi akaburara, mwese ntimwavukiye amezi 9. Kuki Imana ibicisha iwawe hariya ntibihage? Iyo buriya ni ikizami ufite, ni ikizami. Ntubone tuza twikoreye twirukanka ngo ugire ngo nuko dufite ibidusagutse. Nabonye abantu batekereje ko mwasuwe n'umugabo w'umukire. Sindi umukire. Abantu barantegereza ngo bikingo nanjye mwimbwira ibibazo, nanjye sindi umukire. Ntabwo ndi umukire, ahubwo mfite umutima wo gutanga. Mfite umutima wo gusangira n'abandi. Ariko hari abandi ahubwo amara kuzunguka akandika hanga ati nuhanyura imbwira kurya, akandika hanga ntihagira umpamagara simvugana nawe, mbese ntabakibonana. Nshuti yanjye uri mu cyiciro cy'ihene. Ntuzajurira, ntuzabura. Iyo umuntu apfuye ubure wese hano mu Rwanda aho nyangira ndakunda gushyingura cyane. Ujya gushyingura barandika ngo runaka cyangwa se nyira runaka yavutse ku itariki zi, none apfuye ku itariki zi. Icya kabiri, yaba yarashatse bavuga ngo yashakanye na runaka, babyaye abana abamukomokaho n'umubare uyu n'uyu. Icya gatatu, bakavuga aho yakoze, bakavuga amashuri yize, bakavuga n'ibyo yakoze. Icya kane batavuga, kandi nacyo babanzi ko nacyo kimaze. Ntabwo bajya bavuga imitungo asize di. Kandi baba bavugira mu matamatama bavuga bati iriya nzu irabiriya mwana, iriya nzu babigende babyigabanya. Ntabwo bajya babivuga. Kuriya batabivuga niyo umaze kuva mu mubiri wambutse, ntabyo bazakubaza ngo wari utunze inzu zingana iki. Ntibakoza basa ngo wowe ngo wari ufite intebe z'amadiva. Bari batigera bicara ku muriro utegereze urubanza. Ndicare ku muriro jewe umukire icara hariya sanye. Toka wewe wahenewe. Urajya gukangisha iki? Cara hariya. Intebe urazisize, amazura yasize,
amafaranga warwaniye, wacumuriye, wakoreye ibyaha urayasize. Komana we, ariko muravunwa ni muravunwa n'iki? Ariko ubu nta masomo murabona, nta masomo murabona. Umugabo umwe witwa Alexandre Rogara. Alexandre yari umugabo, yari umwami wa Empire, yari mu Macedonia, wo muri Macedonia. Yari umurwanyi, nta muntu ku isi bavuga ko ari we muntu wa mbere wari umurwanyi. Yategetse imyaka 12, ategeka abamaze gufata ibihugu birenga 100 byose bamaze kubyigarurira, arwana gusa. Yari umurwanyi, yari umurwanyi igitangaza. Icya mbere yakoze yitwaga Alexandre, arangije aravuga ati jyewe kuko ndi intwari, ndi igihangange, nta bantu nshaka bitwa Alexandre, kubera ko Alexandre ari izina bafashe bose bakaryitirira. Jyewe ntabwo ndi Alexandre nkabo, jyewe mushyire wa Alexandre mukuru, Alexandre Rogara. Noneho rero abandi ba Alexandre bagasigara bitwa Alexandre dutoya, haza haboneka cya Alexandre gikuru kinini, bavuga ngo Alexandre mukuru. Yego. Hanyuma aho yarwanye hose agasahura, aho yarwanye hose agakurayo imitungo, agira imitungo, nta muntu n'umwe. Agejeje imyaka 32 Trandeza afatwa n'indwara ya diyare. Imana ifite uburyo bwinshi yagucisha bugufi, wiremera ntacyo uri cyo. Kitwa diyare. Diyare iturutse ku Uwiteka, aradiyara we. Abantu bazana imiti bagira gute. Alexandre niko agenda ashiramo amazi, nuko agiye gupfa abwira abagaragu be bari bamwegera, avuga ati bashaka ndapfuye. Urapfuye? Ati ndapfuye. Terekana mbabwire ikintu rero. Ati ubwo mfuye, ati muzampambe munshyire mu isanduka, hanyuma iyo sanduku amaboko yanjye muzayatobore isanduku muyacisha inyuma, munzungurutse umujyi wose kugira ngo mwereke abantu ko ibyo bavunikira ntabyo bajyana. Alexandre niwe muntu yapfuye. Alexandre niwe muntu wapfuye, bamucisha mu mujyi amaboko ameze gutya ngo yerekane ko ibyo umuntu aruhira ntabyo ajyana. Urusha Alexandre ariko begetanga gabanya ibiciro sha. Icyakane ihene yambara ubusa ariko ntikorwa n'isoni. Ubundi iriya myanya y'ibanga n'intamira yigira, iriya myanya y'ibanga y'ihene, ariko ihene ikazinga kandi ukabona nta n'icyo binayibwiye. Hari icyo bibwiye, ikanyura mu mujyi yahenuye, haba isoni, hana gasoni. Intama yo yashizeho yatwikiriye hose, kandi kubera ko izi neza ko n'ihene iri buze kwinyika, igenda yirebera hasi, iti ntaza no gucumuza amaso yanjye, ikagenda yirebera hasi. Naho ihene yabunuje dodo, ikibuno kiri hejuru, n'akari gutwikira karizo kayi kagahambirika kakashyira hejuru, takangaka karankishyira hejuru. Biriya bishushanya umukristo utagira isoni zo gukora icyaha. Uramuhugura utari kwiba uwo mwenda ukwambitse ubusa, ariko kubera ko ari agahene aravuga ati genda uva nta mutima, kubera ko ari agahene nyine. Kwambwira ati nyamara ako gakanzu, ako karibaya wambaye karakwerekana ukuri. Ibyo ngibyo cyese hari icyo bimbwiye. Ye numva nta mutima ushirwa, nuko ari agahene. Ihene ntigira umutima w'iciro, aho yanyura hose ngiyo irakomeje, irazungurutse. Ihene iragiye, abihura nayo abayiseka, abayireba ntiyacyo biyibwiye. Baravuze ngo wicaye nabi ababaza nde?
impamvu burya bavuga ngo ababaza imbere ye, burya babiciraga umugani abagore, kuko iyo yicaye nabi ababaza imbere. Ubu nyine nicaye nabi ni mwebwe mwababara, kubera ko ni mwebwe mureba ubwambure bwanyu. Ntacyo yibwiye hene, ntacyo bivuze. Dufite abakristo baba mu rusengero barya n'igaburo, ntacyo bibabwiye, ntacyo bibabwiye, kandi akarya igaburo. Ndetse iyo utaye namwe ngo umuhugure, arakubwira ngo ndumva nta mutima ugira gute. Burya ntawo, koko burya ntago abakubeshye, kuko ni agahene, ni agahene. Ni agahene. Ni icya kangahe? Icya gatanu. So uyu mugabo murayumva? Ihene zirahari? Zirahari? Cyangwa nayobye? Zirahari. Ntabwo nayobye ariko numva zihari. Icya gatanu. Aho ihene ziri harangwa n'urusaku. Harangwa niba hari ikintu gisakuza. Uzi ko ihene isakuza igasakuza na nyirayo ahari. Ujye ukayikubita ikiziriko kandi rero wayiyororeye. Utijyane mu isoko ijye kundenge. Uyinyuza ahangaha igenda ihebewe. Kandi ijyanywe na nyirayo. Ariko intama nshuti yanjye. Intama nshuti yanjye. Uzinyujije ahanga reka da doze wazimewe. Ariko reka uzagenda. Ariko ritaga. Uzinyujije ahanga ihene 50. Ubu twareka gutera tukabanza tukazireka zigahita kubera urusaku. Ziba zihebewa, zivugira hejuru, imwe ikagarama, bagakurura, iki byose, kandi kururwa na nyirayo. Buriya bishushanya iki? Bishushanya umukristo ugira kwizera guki. Ufite kwizera guki? Kwizera guki? Ariko kuki uvuza induru? Niko umwanditsi yavuze. Kuki uvuza induru? Ese umucunguzi wawe yarapfuye. Kucyo uvuza induru ukamera nk'umugore nguri kubise, ukamera nk'umugore ufite ibibazo. Ese Imana yawe yakoze bya bindi hari aho yagiye? Kuki umuvuza induru? Kuki muvuza induru? Kubera ko muvuza induru cyane, turi kubugenda Imana tuyiyoberwa. Ni nayo mpamvu nk'ubu umubyeyi avuye hano kandi avuze ibintu, sibyo? Aravuze ngo yararwaje umwana, ngo hanyuma ngo aravuga ngo numukiza ngo ndakwizera. Ibyo ntago ari byo, ntago ariko tukwiye kwizera Imana. Tugomba kuyizera itaranamukiza. Kubera ni impamvu niyi mwize nabi. Imana umwana kirwaye, sibyo? Ikaba Imana umwana yakize, ikaba n'Imana atanakize. Hose irakomeza ikaba Imana. Ntabwo ngo nuramuka Imana se urayiha intego, urayitegeka ni papa wawe cyangwa ni mama, ni umwana wawe se? Ngo nubikora ndakwizera. Nubwo utayizera nta Imana ihombye. Urayikangisha ngo urayizera. Mwize nabi. Imana urayikangisha ngo nunkorera iki ngiki ngo ndagukunda. Nushaka kuyange na bene wanyu bose muyange, mujye hariya munayituka mwituka no kuri nyina irabikiza. Uko ufite ubwoba ugira ngo Imana ifite ubwoba? Ntabwo ufite ubwoba, ni Imana yihagije. Igira ibintu biyiranga bibiri. Igira ibyo bita attribut actif na attribut actif, arizo ziyiranga ikurikije abantu.
ukuntu yiyerekana, ikaza ari Imana nziza, Imana ifite urukundo, Imana yegera abantu, ifite n'ibindi biyiranga igihe abantu badahari. Niyo twese twapfa tugashira tukava ku isi, twese yakomeza ikitwa. Ntabwo kubaho kwayo bishingiye kuri twe, ahubwo twebwe nitwe tubaho dushingiye ku Mana. Nimureke gusakuza, nimuyizere. Niko basha koko kwa mama mushaka kuducanga. Ubu ngewe nyine umudamu wanjye yacitse ukuboko, afite ijisho rimwe, yumvisha ugutwi kumwe. Ubu mba naje n'ubu muvanye muri dushe, mvuye kumwuhagira, mufurira suvetoma, mukorera byose nka bimwe bikorwa n'andi maboko. Hanyuma njye gushakira Imana muri ibyo. Afite amaboko ni Imana, adafite amaboko ni ngewe. Ubuzima ndimo bukanyura, kandi kubera ko Imana yabonye bwanyuze, ubuzima bukanyura nkabwemera, nubwo bwari bushaririye nkabwemera, kandi ntabukora mbikunze. Ndatekereza ko kugira ngo ufate imyaka irenga 30, ubu ngubu tugeje turi mu kwezi kwa kagari, 30 iruzuye n'amezi 3. Yabamuciye ukuboko kuri 23 z'ukwezi kwa gatanu 94. Ubu imyaka 30 ntiyuzuye n'amezi. Imana ibona mbikora mbinezere. Uzi kuhagira umugore iyo myaka yose atari umwana, uzi gufura sufetoma y'umuntu imyaka ingana gutyo, uzi kogosha ukamukorera isuku imyaka ingana gutyo yose, nta kwinuba. Imana ibonye mbikora mbikunze, ntacika intege, mfite umunezero, ntagaragaza umubabaro. Imana inyoherereza inyunganiramo, iranyunganira, maze kunyunganira imbaraga z'umutima, irangije Imana umugisha. Imana umugisha. Ariko nshuti yanjye, Imana murayikekeranya, wigereranya n'ububazo bwawe. Wapfuye umunsi ikagumaho. Imana kariya karuri kawe yagasenye ikagumiza ikitwa Imana. Ntabwo muyisobanukiwe, kandi mwari kwigishwa se n'abandi. Abakagombye kuyibigisha ni abayibonye bayikabakabye. Imana ntishaka ko tuyibona tuyikabakabye. Iyo umuntu akabakaba, impamvu ya mbere yo gukabakaba nuko ahantu haba ari mu mwijima, ariko Imana yadusigiye urumuri rwitwa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ribonesha tukabona Imana. Naho gukabakaba, ushobora no gukabakaba ugakuba mu kanwa k'inshira, kubera kuri gukabakaba. Mwikabakaba. Imana ikwiye kwizerwa, tukayizerera mu ijambo. Tugeze ku cyakangahe? Icyakangahe? Cya gatandatu. Kambabwire rero icya karindwi. Icyakangahe? Mvuga icya gatandatu. Icya gatandatu ni icya karindwi. Icya gatandatu ni icya karindwi, icya gatanu, icya gatandatu, icya gatandatu. Icya gatandatu Yesu nashimwe. Aya magambo muri kuyumva? Murambura ibiganza tugere gutatu rero. Muri ko? Ndiho ndababwira ibintu biranga ihene, kugira ngo hatazagira umuntu unyura imbere akajya mu cyiciro cy'ihene. Icya gatandatu, ihene itinya ubukonje, itinya impinduka z'ibihe. Niba hari ikintu, kandi koko ni mu gihe kabu irimbana, bwabwo irimbana ntibwayitwikira imvura. Ipfa kubona imvura igeze igahebeba, kandi iyo yagunyanyagi busanga yakonje. Irakwa. Niba hari ikintu gikonje, ihene ni iya mbere. Ihene irakonja, intama ntacyo biba biyibwiye, imvura iragwa, imvura ikagera kuri bwa bwoya, igatakara hasi, ugasanga uko yariri n'ubundi ni kwikimeze.
ariko ihene niko ikoze irishushanya umukristo utinya impinduka z'ibihe, umukristo utinya impinduka z'ibihe. Nagira ngo babwire bahe message nk'uko umuntu agira amaguru abiri, ntabwo washobora kugendesha ukuguru kumwe ufite abiri. Birashoboka? Iyo uteye intambwe ubu ngubu, ubwo nanjye murabona iyi ni indyo, ubu igisigaye ni intera intambwe ndakoresha iki? Imoso nayo irahitiza, kuko iyo ugize gutya imoso iba yishyuza ngo nijye usigaje. None indyo yagiye nijye usigaje, hanyuma imoso nayo yamara kuza indyo nayo igasigara ubwo imoso yagiye nijye ushigaje. Nuko bimeze ku muntu. Indyo ni ibihe byiza, imoso ni ibihe birateganijwe imbere yawe byose, birateganijwe. Abantu rero bajya kubyisha ngo Imana ntiyakwemera, ngo nguke ngo ntiyabyemera, ngo irabizi rwose, ngo urabona rwose ngo uyu mugabo ngo niwe ndeba, niwe papa, niwe mama, ngo niwe ukora, ngo jye sinkora, ngo Imana ariko Mana we, ngo urabona ngo rwose ngo ubusenga abana ngo bamera bati, ngo byagenda bite. Nagira nkubwire imbere yawe uko ubizi, uko bibona bimeze gutya, niko hateganijwe iminsi mibi, umwiza n'umubi. Niba uyu munsi uri mu bihe byiza, yitegura ibihe bibi. Niyo formule. Bibabeshya ngo Yesu ntiyabyemera. None se kamara ya Yesu ntiyabyemera? Yabyemera, niko bikoze. Kandi nawe uri umubyeyi, umwana wawe akaba akunda umuceri, yarya umuceri mu gitondo, akarya umuceri saa sita, akarya umuceri nimugoroba, akarya umuceri mu gitondo, bikarangiza ubuzima bwose akarya umuceri. Wagira icyo umumarira se? Shoboka. None se niba muzi ko imvura ari nziza, Imana yayereka ikagwa none se niba muzi ko izuba ari ryiza, Imana yarirekeraho rikava ntihagire ikirisimbura. Kuri iyi nyuranye ibihe niko igomba no kubinyuranya iwawe. Ihene rero iyo ibihe bihindutse ibivuza induru, turapfuye, imvura yaguye, turapfuye. Ariko Mana, izo ni ihene. Uyu mwanya ndiho ndakubwira ngo hindukira ujye mu cyiciro cy'intama, kubera ko ibihe ntuzayibuza guhinduka. Icya nyuma rero nkivuge, icya nyuma soze, icya nyuma mvuge icya karindwi. Haleluya, haleluya. Ndimo ndababwira nabi? Dore icya karindwi, ihene bayizirika mu ijosi, naho intama bayizirika mu nda. Iyo ushatse ihene izirikwa mu ijosi, bafata inkingi hanyuma ihene bakayizirikaho. Cyangwa ugiye kuyijyana ku isoko, ntushobora kuzirika ihene mu nda ngo uzayigeze aho igomba kuba. Ni ukuyikubita ikiziriko hehe? Niko bimera hariya. Ihene zirikwa hehe? Niko muzi zirika namwe. Ariko je navuze ni icyigisho n'inyigisha. Ndiho nigisha abantu batunze ihene, ndaza kuvuga ibyizo zidakora hari. Ihene bayizirika mu ijosi. Ugiyeho kuyijyana mu isoko yizirika hehe? Intama se bayizirika mu nda. Bafata hano ikiziriko bakayizirika hagati bene hanga. Niho bayambika ikiziriko. Ayiwe, bayirambika ikiziriko. Biriya bisobanura iki rero?
dore icyo bisobanura. Biriya ni ukwizera Imana. Bisobanura umukristo wizera Imana, ariko Imana ntimwizere. Nongere nsubiremo, ni ikintu gikomeye. Bisobanura umuntu wizera Imana, ariko Imana ntihindukire ngo imwizere. Tugomba kwizera Imana, ariko twamara kwizera Imana nayo ikagira gute? Bibiliya tubwira muri Yeremiya 17:7 kugeza ku 8 ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka nawe akamubera. Nusoma muri Yohana 2 n'umurongo wa 23 kugera 25 ngo ababonye ibitangaza yakoze ngo baramwizera, ngo ariko Kristo ntiyabizera kuko yabonye ko bijejwe nabyo bitangaza. Hari abantu bizeye Imana, bavuga ngo bizeye Imana ariko Imana bizeye. Bifurije kwizerwa n'Imana. Ngo babonye ibitangaza yakoze, babona ukuntu agaburiye abantu, babona ukuntu bahaze, babona ukuntu akirije indwara, babona ukuntu bigenze, ngo barabibona, ngo barangije barizera. Yesu arabareba kuko adahishwa, ngo amenya yuko ari bya bitangaza, ari ya mitsima babonye, ngo we ntiyigera bizera. Bifurije kwizerwa n'Imana. Ndashosha. Ngwino hano ukorotira ibi bintu. Ngwino hano Karage. Ngwino hano. Aya magambo nayavugaga wumva. Aba bakristo nabawe urabashinzwe, kandi ntabwo wanezezwa guhagarara mu ntama ngo hanyuma nujya kujya ubona umuntu wayoboye ari mu cyiciro cy'ihene. Mubwirire hano rero kugira ngo atazajya wahana. Umubwirira byaba bibabaje kuba uri imbere uzi ko bakuri inyuma, wajya kujya ugasanga batonze undi murongo. Ese uriya n'uwiki ni w'ihene. Abantu twasangiye igaburo, abantu twigishije, bafashe. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Reka twizize n'Imana. Amashyi kwa Yesu. Wacu ikabite n'impuhwe n'imbabazi iranga iminsi yose. Mwanditse navuze ngo niba turukundo kuruta uko yo mwanya we dusenga Imana ibe umwana. Shingiye ku ijambo ryawe, shingiye no ku mikorere n'imitekerereze yanjye, shingiye no ku mimerere n'imiterere byanjye, mbabarira. Kandi mbere none ndakwizera, ndakubona ibitangaza kugira ngo nawe unyizere, nijuje nawe data wa twese wo mu ijuru. Haleluya. Ndagushimira uri Imana nziza. Imana iri kumwe natwe. Ni Imana y'inyembabazi, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'amahoro, ni Imana idahinduka, ni Imana y'ibirwa n'ibihe, ni Imana itagira amarangamutima yandi ku buzima bwacu, ariko nanone ikagira amarangamutima yo kutugira imbabazi n'impuhwe. Nanone kandi ni Imana irwanya umuntu ku byo areba n'ibyo atareba. Ni Imana ijya inama nziza. Ndagushimiye data wa twese ku ijambo ryawe. Ndagushimiye ku ijambo ryawe. Ndagushimiye ku ijambo ryawe. Uyu mwanya dutsinzwe n'urubanza, tuje imbere yawe, turiyandikuje mu bitabo by'ihene, turiyandikije mu bitabo by'intama. Tumaze kumva ijambo ryawe, tubonye kuri Imana nziza y'amahoro igira neza, uturamburiye amaboko, natwe dupfukamye imbere yawe. Twakira imbabazi zawe, twakira urukundo rwawe, twakira ubuntu bwawe muri Kristo Yesu, twakira ibyiringiro, twakira ibyishimo, twakira amahoro, twakira umurage mwiza w'intama, twakira umurage mwiza w'intama. Akira umurage mwiza, akira umurage mwiza w'intama, akira umurage mwiza wo kugira uburyo bw'Imana, akira umurage mwiza wo kubana n'Imana no mu mpinduka z'ibihe. Haleluya. Akira imbaraga, akira kwizera, akira ibyiringiro, akira umunezero nyuma y'ubuzima. Haleluya.